Yeah. Okay. Agafilme kacu nuko gatangiye barakwereka afande wacu yaza agafite umutimbwe muri ubwo buryo ahita aza parika hano arahagarara ahita ajya ku gatelefone ke keza yiguriye wana kumbi hari wari witsimbye hano rudomoro wacu yahise afata ikiziriko gifashe imbwa wana ahita kigurana n'ikiziriko gifashe iki ihene ako kanya arangije afata imbwa ya afande wacu agira gute ayikenyereraho muri ubwo buryo kumbuka ko ibyo byose uwitwa Ridi wacu yaramubonye ako kanya byaranamutunguye cyane ngabo iki gitwara imbwa y'abandi cyegama aho ngaho muri ubwo buryo wana afande wacu sinzi uwo yaragiye guhamagara gusa byaranze agira gute arikomereza ngabo rero sasa agafilimi kacu nuko gatangiye nyabuneka ari nako nanakubwira gukora subscribe buri mushya kugira ngo udufilimi nk'utu twiza cyane kandi tw'umwaka tukugereho gatanu kuri kagenzi kako turakomeje kumbuko fande yagiye kino nuko cyamurebaga wana afande aramacinga neza kumbuko amacinga ari kumacinga ni hene kino cya rudomoro cyafashe wa mutimbwe wa fande kiwukatisha muri ubwo buryo maze kita kigenda afande wacu we akomeza gushorera ihene gusa mubyibuka neza uko akurura ihene ntazi ngo ni ihene azi ko ari yambwa ye bakiri kumwe ngabo rero sasa rudomoro wacu yashimuse imbwa yande yafande muri ubwo buryo gusa sinzi icyo agiye kuyikoresha na hamwe mukurikire munarebe ngo arayikoresha iki rero ntihagire akabacika mukurikire akantu ku kandi ngabo rero sasa nguwo ni umuntu uri kumwe n'imbwa uriya zabaye ebyiri barakwereka Ridi wacu hari icyo yatekereje ariko uziko ari byo cyari cyacu cyakuyemo igitekerezo ku byo kibonye wana nta kindi cyakoze rero cyari cyacu cyahise gikurikira umuntu ngabo cyanyuze hano barakwereka afande wacu ku rundi ruhande we ari gukurura ihene we nyamara azi ko ari imbwa yambwaye n'izambwa zicunga umutekano rero sasa ngabo yakomeje kurura ihene gusa icyo atazi ni uko imbwa ye bayitwaye wana afande wacu rwose yakomeje kugenda kurura ihene muri ubwo buryo araza rwose afande wacu munabyibuka neza ko yakoze ikosi rya komando y'amezi mpora mbabwira 8 ngabo rero afande yakuruye ihene muri ubwo buryo uko akurura ihene buriya urundi ruhande bakakwereka iki bakakwereka uwitwa rudomoro wacu nawe akomeje kwirukanka n'imbwa ngabo rero imbwa y'ibya afande rudomoro wacu rwose yarakomeje mu makaritsiye nk'ayo ngayo imbwa nayo imwoma imbere barirukanka koko afande wacu arakata hano wana aba yanariwe cyane ku gafime karindi izuba ngabo rero sasa afande yaraje agera hano kuri esikariye araza arazamuka porampora nk'abandi bafande bose nyine bariwe araza azirika ihene kumbi ngo buriya azi ko aziritse yambwaye kumbi ni ihene afande wacu yinjira hehe ako kanya ahita yinjira mu nzu rero abangutse cyane urave kubi iyi myaka afande wacu rwose yinjiye mu nzu uko yinjira mu nzu ku rundi ruhande barakwereka uwitwa rudomoro wacu nawe akomeje gucapa mu guniki n'imbwa imbwa yatsindiye ngabo rero afande yaje guha imbwa ye icyakura uko yazaga rero guha imbwa ye icyakura arabanza ashyira ku ruhande akabunda ke yahawe na gavumenti maze mu kuza guha imbwa arebye neza daruta cyangwa imbwa ihindutse ihene gute ngabo rero sasa afande aregera porampora biramucanga bise kandi byagenze gute afande aritegereza abona ruhaye iri hano inuka iri kumureba ngabo rero sasa ruhaya rwose yagorwa bari bayizaniye igiporizo afande ayikoraho ndekura nawe ruhaya nayo iramwiyaka
urave kuba iyi myaka rero sasa iyo byanze ibintu byose biranga n'ihene ziranga. Ibi ni iki? Afande byaramutangaje kandi biranamutungura cyane. Ngabo rero imbwa yanjye yahindutse ihene gute? Ibise kandi birashobokara. Afande byaramucanze yinjira mu nzu muri ubwo buryo acapa mugu. Uko yinjiye mu nzu acapa mugu barakwereka icyitwa cyande cya rudomoro cyacu ku rundi ruhande cyafashe ikiziriko kirangije gifata yambwa ewana kizirikaho cya kiziriko rwose cyitonze n'ibindi bisambo byose uko bimera. Rudomoro wacu ararenze mu gukokora. Kumbe afande mu kugaruka yagarukanye nande na Fande Kaserebe wacu. Ewana ubuse iyi hene uyikuye hakurya iriya? Niho nyikuye nzi ngo ni imbwa yanjye. Kumba abaginga bahise bagira gute? Bayinyibye. Ngwino tujye gushaka imbwa yanjye. Nta kindi rero bakoze bano bafande bahise bagira gute? Bahise bajya gushaka imbwa ya Fande fasta nk'abandi barara bose. Iyi mbwa rwose muri kureba hano bayita Redi yacu rero mw'abantu mwe. Urave kuri Redi rero sasa. Ewana gusa Redi yacu amakuru tuyifiteho nuko ibonye urukwavu icapa mu ikiruka ikavanamo kayo karenge. Ngabo rero Redi yacu rero nta kindi bayikoreye bayiziritse hano. Kumva uko bayizirika aho ngaho hari ikindi kiri kuza muri ubwo buryo. Cyariri cyacu ngicyo cyanyuze inyuma y'inzu rwose kiza kigize Rambo. Ewana ndi Rambo mu bisheke. Niko kiri kugenda kivuga. Ndi Rambo mu bisheke cyaraje. Ewana tekinike twarazize dore uko gihengeza ugacwa we. Cyariri cyacu kirakabya. Reba kuntu kiba gihengeza kimeze. Ewana komanda twakoze si yinaha kandi koko si yinaha. Ewana cyaje gitipito winga muri ubwo buryo kiraza cyariri cyacu rwose kigize Rambo nacyo mu bisheke. Ngabo rero sasa cyaraje kirarunguruka. Kumva uko kirunguruka afande wacu, afande Nyamunini, afande Steve wacu rwose ndetse na Fande Kaserebe baje kureba imbwa yabo rero sasa. Barayibona cyangwa kuri kirurebe rero sasa. Ewana abafande bacu bacapye mugu baraza. Baraza rwose bazi bashakisha mu karitsiye gusa sinzi ko bari bubone imbwa yabo. Redi yabo rwose yitonda. Redi shayiri yitonda. Ngabo rero sasa bageze hano. Ubu muginga ntenyujije hano ra wasanga araha yayinyujije. Kumbi wa wundi sa Fande Kaserebe ahubwo na Fande Gakwerere. Ngabo rero sasa yari yikamufuye si twamumenya neza. Batangiye kuganira ati noneho Fande ubu koko tubigenze gute? Ati rero wowe nyura hano ngewe reka nyure hano. Ewana abakomando bacu bagize gute? Baratatanye. Gakwerere wacu yanyuze hano. Afande anyura ku rundi ruhande nguya Fande wacu. Ewana afande araza acapa mugu. Gize umuntu ufata n'imbwa yanjye nahita mwereka ko nakoze komando. Ngabo rero barakwereka rero uwitwa nde? Uwitwa Rudomoro yafashe imbwa arayizirika arayibwira ati rero ndaje kukuzanira icyakura. Ewana Redi ramubwira tubanguke bosi. Ubu niwe bosi mushya. Redi asigaye hariya uwitwa nde? Uwitwa Rudomoro aragenda. Kumva uko yagiye yariri cyacu cyari cyamwitsibye. Ngabo rero cyariri cyacu nta kindi cyakoze cyahise gisubira inyuma aho nde? Aho Rudomoro wacu avuye. Kuri kiro nareberero sasa. Ewana Riri wacu yarazaga muri ubwo buryo rwose. Yaraje Riri wacu aza cunga n'ibindi bisambo byose. Araza yegera Redi. Imbwa yacu rwose bayita Redi. N'imbwa yitonda azirikura ikiziriko kiyiziritse. Ewana ahita yikurura Redi ngwino ngutsindire sha. Sije nakubwiye ngo bakuzirike hano. Ngabo rero sasa kumva uko akurura Redi ni nakafande wacu rwose Steve Nyamunini aza porampora. Ewana kumbi yahise ahura nande? Na Fande Gakwerere. Ndahebya Fande. Naho urahebye. Umuginga shawa ntwari yimbwa nk'umufashe. Nahita murangiza rwose twihanagura Fande. Ndabona iyi mbwa ibuze pe. Ngabo rero sawa reka dukate hano bwa nyuma tuye tugenda. Bafande bacu rero araho bakase bwa nyuma kugira ngo nibayibura bahite basubira mu kigo.
ngabo rero kumbi kino cyariri cyaje kiba imbwa y'abandi muri ubwo buryo kiraza kumbi mu gukata kirebye neza kita gikubitana bafande bacu afande gakorera bidatinze gikubisa urushyi rwiza rw'inzobe kumba ako kanya umwe w'iby'imbwa Rudomoro wacu yaza agacapa mugu ayizaniye ibigabu cyangwa se ibiryo ibyo kurya maze ageze hano yitegereje imbere neza abona hari icyo bari gukubita hariya rwose cyane gitwaye imbwa mbega umuginga bari kumukubita yahise akizwa n'amaguru bamwita Rudomoro kumbi cyariri cyacu no baragifashe ngabo wa muginga yo uratwibira imbwa sha kiza nicyo kisenze tukijyane hehe muri ndabyemeye nta kindi cyakurikiyeho rero riri wacu rwose wari utwaye imbwa y'abandi atazi iyo biva niyo bijya bahise bamutambikana ngabo rero sasa agafilime kacu nuko kagenze nimba twabanye Imana ikundebera icyoroshye ndabakunda cyane bye bye.